umbaje ikibazo gikomeye ariko kubera gushakisha no kwirwanaho iyi bayita ipompe yitwa foromante. Pompe yitwa foromante sibyo? Wenda iryo cupa ritereka, ndabona agacupa katajya kajya hasi umusaza kare. Icupa ryo ryabaye uburyo. Okay, twagiye Ibice bibiri gusa. Harimo nk'injerekane, hakabamo n'uyu mupira usohora umuti urimo amazi. Yap ni Kasuku Record Studio. Tukaba twagarutse n'ibiganiro byacu bimeze neza. Turi kumwe n'umushyitsi cyangwa se umutumirwa, akaba ari umugabo uherutse gucishaho ikiganiro gito kuri Kasuku Record Studio. Cyo gihe yarashimaga imiyoborere myiza ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aka kanya rero tugiye kugirana ikiganiro, ariko nagira ngo tutaravuga ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, tumuha umwanya banze yibwira abamubonye bwa mbere kuri Kasuku Record Studio. Bakwita ngo iki umusaza? Nitwa Nsabimana Kariste. Ariko Sankara byo ntago ririho. Ni Nsabimana Kariste gusa. Okay, naringize ngo na Sankara ririho. Okay, twagiye rero ubushize twagiranye ikiganiro kigufi, uvuga ko ushaka gushima. Yego. Ushaka gushima leta, ugashima na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yego. Ese hari umusaruro byagize? Umusaruro ya ntago wihuta. Ariko ibintu byose bigenda biza nk'umuhinzi utegereza imbuto yateye. Yes. Bivuze ngo iki ntago unsobanukiwe neza. Umusaruro ntago ndamubona. Ariko umusaruro ugenda uza nk'uko umuhinzi ategereza imbuto yateye. Okay, ati nta kibazo ubutumwa narabwohereje, icyangombwa ni ugutegereza wihanganye. Kariste najya ngo tugirane ikiganiro kimbitse. Mu kiganiro twakoze ubushize wavuze yuko uri pest controller. Yego. Bivuze ko ari ba bantu barwanya indiririzi, amaparazite n'ibindi bisimba byose bigaragara mu nzu. Cyane. Nagira ngo nkubaze ibyo bintu warabyize cyangwa warabihuguriwe? Umbaje ikibazo gikomeye ariko kubera gushakisha no kwirwanaho ntago nabyize. Ntago wabyize. None ukaba ubikora ku gipimo kingana gute niba utarabyize? Kuko hari uburyo bubiri, hari ukuntu wiga ikintu mu buryo bwimbitse, hakabaho n'uburyo ukora ikintu kubw'amahugurwa mato wabashije gukora. Umwuga wawe wo kurwanya ibikoko n'indiririzi wawutangiye ryari, wawinjiye mute? Umurimo nkumazemo imyaka 20. Gusa ariko ntago nawize nk'uko mumbashije, kandi nkaba mbashimiye nk'abantu bageza amajwi kure. Abantu bageza amajwi kure. Hanyuma rero ndabona ufite igikoresho aho ngaho. Cyaba ari cyo gikoresho mukoresha mu kazi kanyu ka buri munsi? Yego. Bakita ngo iki? Iyi bayita ipompe yitwa foromante. Pompe yitwa Foromante. Foromante. Nabyo ubona byanditseho. Ndagira ngo ushyire iyo nkongoro ku ruhande gato, uyitereke neza n'imeneke, hanyuma uzamura icyo kintu abantu barebe icyo gikoresho gikora gite ngo cyitwa foromante. Sibyo? Wenda iryo cupa ritereke hasi ritaza guteza ikibazo, ndagira ngo utwereke mu magambo make uburyo icyo gikoresho gikora. Ndabona agacupa katajya kajya hasi umusaza Kariste. Yego. Icupa ryo ryabaye uburyo. Okay, twagiye. Hera rero tuvuge ko ubu ngubu ugiye gukoresha icyo gikoresho cyangwa ugiye kugisobanurira umuntu utakizi. Wavuze ko cyitwa foromate. Ese gikora gite? Gifite ibice bingahe? Gifite ibice bibiri gusa. Harimo nk'injerekane, hakabamo n'uyu mupira usohora umuti urimo amazi. Urimo amazi. Kikaba gifite ubunini bungana iki? Ubunini bwo ntago ndabopima, naba ngiye kubeshya. None si uvanga umuti ugendera kuki? Ngendera kuri mezire z'umuti zanitswe na Agrotech. Ubwo icyo kintu cyuzuye ntabwo ushobora kumenya ibipimo bijyamo. Amazi yo agaragara ko harimo metero nako hagaragara ko harimo litiro 20, ariko zishobora no kurenga. Bivuze ngo cyuzuye cyaba kirimo litiro 20. Yego. Ariko haba hasigaye undi mwanya. Haba hasigaye undi mwanya. Hanyuma rero ndagira ngo umere nk'umuntu ugiye gutera umuti. Uvuga uti umuti nkenerwa witwa gutya, tuwuvanga gutya, hanyuma iyo tugiye gutera tubigenza gutya, ebana ubikore mbese step by step. Cyane cyane nakwibanda ku bantu bari kubaka amataje, kuko burya kubaka amataje habamo imiswa,
hakabamo imiswi yegereje ikaba yakwangiza fondasiyo noneho ikaba iyo nzu yazaturika ariko habamo gutera uwo muti nyine urwanya uwo muswa kugira ngo iyo taje izakomeze ibeho neza. Wavuze ngo akufashe mu ntoki nagaki niyo bese ni nk'imbundi iyi gutya. Ako niko karasa. Niko karasa gutya. Iyo ngiyi ikaba switch. Yes. Okay. Hanyuma umuti ugaca muri iyo tiyo mbona. Umuti ugenda uzenguruka. Nk'uko umuntu arya ibiryo bikarangira havuyemo imyanda. Bivuze ngo icyo gikoresho kirimo ni pompe sasa. Cyane. Kirimo ni pompe. Hanyuma asa n'upompa turebe rero. Ubwo aho ngaho urarekuye ufashe. Uba nazamuye. Hano nohereje. Hanyuma pompa turebe sasa. Okay. Akaba ari Callixte kuri Kasuku Record Studio, turimo turaganira ibintu bitandukanye. Akaba ari ikiganiro tumaze kugirana. Ubushize yarashimaga, ubu akaba arimo yamamaza ibikorwa bye. Callixte, nagira ngo nguhe umwanya, hanyuma nimba hari icyo tutavuze kuri iyo mashini yawe ukoresha uyisobanure mu buryo bwimbitse. Igura ngahe, igurirwa he, imiti mukoresha yitwa ngo iki? Iyi miti rero ifite ikigo cy'ubuziranenge gikora mu Rwanda cyitwa Agrotech, ariko mu mujyi barahimutse baje kwa Alpha Place, ariko nanone ntago ikibazo nta soko bampaye ryo kubavuga gutya. Nta soko baguhaye ryo kubavuga, wirinze kubamamaza. Naribi nk'abantu mukorana baciye kuri Kasuku Record Studio nabyo byaba ari byiza. Hanyuma umuti mukoresha witwa ngo iki? Mbere yo kuvuga umuti, hacyo ashaka kubanza kuvuga none nkahita nsoza. Nibaza uburezi. Uburezi. Yes. Uburezi rero nakomeje gukora ubushakashatsi bwanjye, nsanga uburezi burakomeye kubera ko hari igihe umuntu bamunenga ngo ntago ajya mu bantu ngo anywe inzoga ngasinde ngo kubera yuko yahishiye amashuri kandi uburezi niryo reme. Okay. Bigakomeza buriya ababyeyi bo ni abantu bihangana cyane, ariko nkashimira ibigo bya gisirikare, ibigo bishinzwe kwita ku batishoboye kuko nabo barahari, ariko hakongerwaho ngo uburezi bw'ireme ni ugukoresha uburyo umwana yiga mu kigo cyiza ntiwishwe n'inzoga, kugira ngo umwana azabashe kuba afite ejo hazaza, atagendeye ngo wamubikiye ngo ubutaka kandi ubwo butaka azabupfusha ubusa kubera ko atize neza. Niba mbyumva neza urimo urarabura ababyeyi ati mwite ku bana mu baburezi bwuzuye cyane rwose, no kubishyira mu bigo bifatika by'ireme. Ibigo by'ireme ni ibigo bimeze bite? Ibigo by'ireme ibyo bizwi n'ababyeyi, byo ntago ntabasha kubita mbibonera amakuru. Bishatse kuvuga ko nta bana ugira se uri ingaragu? Abana hari umuntu twabyaranye, ariko gusa nagiye mpura nabo nsanga ababyeyi barekura ibintu byinshi kugeza ubwo barekura no mu mafaranga ntabona uko nabisobanura, ariko nsanga uburezi nibwo reme. Ubu tuvugana ufite abana bangahe? Ubu tuvugana kano kanya nateye umuntu inda hanze, ariko afite imyaka 7. Imyaka 7. Yiga ku kigo ki? Nicyo kibazo nigaho kubera ino nzoga iri kugaragara hano, kubera ko nasanze abantu bakomeza kugenda banywa inzoga, ariko bigatuma abana batiga mu bigo by'ireme. Ireme bivuze ngo waba ufite ikibazo cy'uko umwana wawe yiga ahantu habi bitewe n'iryo cupa rikuri iruhande? Ntago narwanya, ahubwo nashyigikira, ariko no kuba ababyeyi baramenye ubwo bwenge ndabashimira. Umwana wawe yishyura ngahe ku kigo yigaho? Kandi abandi bishyura miliyoni 3, 4. Urumva ko biracyari muri bya bindi ushima leta rero cyane rwose. Umwana wawe yigira 1000 naribi. Okay, twakomeje rero n'ikiganiro cyacu bagatinda Kasuku Record Studio. Turi kumwe na Callixte Sabimana, arimo aratugezaho bimwe mu bikorwa bye ndetse agatanga n'impanuro ku babyeyi, ababwira ati mwigisha abana iby'ubutaka n'amazu byararangiye rwose. Kubwira umuntu ngo uzamubikira inzu, uzamubikira ibibanza atarize, ejo yaho n'abantu batarize nabwo ibintu akabipfusha usa akabigurisha makeya, yarahenze umubyeyi kubera ko umubyeyi atakiriho. Niyo mpamvu mfite na deal numva nazaganira n'umuperezida wacu kugira ngo nanjye azamfasha, ariko njye ntacyo namufasha. Bivuze ngo umubonye hari ibyo wamusaba ko agufasha?
cyane byinshi niyo mpamvu natangira urugendo. Okay, nizere ko muzahura by the way kuko mu kiganiro cy'ubushize twabisobanuyeho neza. Hanyuma Callixte, nagira ngo tugaruke ku bijyanye n'akazi ukora. Ukorera company, urikorera, bimeze bite? Aka kazi nkora nkuko nabitangiye rero na amaryo y'inda. Na amaryo y'inda. Ntago nabyize sinanabizi, ariko kubera kubona ko byo birimo agafaranga narabikurikiranye. Nakubajije umutima ukoresha, umwe mu mitima ikoresha n'uburyo mu ufungura. Umwe dukoresha rero witwa ngo iki? Kubera kino kigo gishinzwe ibintu by'ubuhinzi ntago nakivugira iyo miti, ibyo biri mu inshingano zabo, ariko twazakomeza kuganira mu bindi biganiro bizaza. Okay, bisobanutse neza ko ari ibanga ry'akazi. Nibanga ry'igihugu. Murakoze kandi ndabashimiye. Tukaba turi kumwe na Callixte, nagira ngo rero nkubaze, nimba udakorera company ukaba wikorera, ku muntu kwifuza ngo ube wamufasha umurwaniriza ibyo bisimba cyangwa se izo ndiririzi, yakubona ku giciro kingana iki? Ntago nanone namenye igiciro, ahubwo yampamagara nkamuganiriza, noneho nkareba niba ari amaronje yarwaye, ari indabyo se zangizwe n'ubukoko. Bivuze ngo n'ibihingwa murabitera cyane rwose. Okay, ni ukuvuga ngo ni indoor na outdoor pest control. Yego. Okay. Gereranya rero uvuga uti byibura ikiraka kimwe ushobora kugikora mu masaha ya naya kigahagarara amafaranga ya naya. Washyizemo expenses zose. Nashyizemo ibintu byose, kujya biterwa n'utanga akazi, kuko nanjye mba ndi umukozi. Nyine gereranya se kudashaka kuyavuga ntabwo turi buyakwambura. Gereranyije byahita binkira muri case yo kuba ntafite na kampani ugasanga imisoro ibaye muremire, kandi bivuze kunyereza imisoro kuzajya nsora, ariko kubera ko nta bushobozi. Kugira ngo usore birasaba ko ukora kampani first of all. Yes. Ati biciro ni ibanga, ariko ndabona ibintu bijyanye n'amabanga y'akazi wabitsimbarayeho cyane. Cyane rwose. Ndaza kukumenesha rimwe ni hahandi. Kandi urarivuga byanze bikunze. Hanyuma nagira ngo byibura umbwire nk'umuntu ukora ako kazi mu buryo buhoraho uhembwa umushahara, ashobora guhembwa amafaranga angahe ku kwezi? Buryo umubosi ashobora no kukugura ati teriza indabyo. Urugero wewe tuvuga ko bagiye kukwandikira umushahara, Nyakabyizi yavuyeho, nayahe mafaranga utajya munsi ku kwezi? Tuzabikomeza mu kijo cy'ubutaha. Ndabashimiye kuba mugeza amajwi yacu kuri. Aronge yaratsimbye. Okay, bagratini Kasuku Record Studio. Turi kumwe n'umutaramu ni Callixte aka Sabimana, akaba arimo adusobanurira ibijyanye n'akazi akora, ndetse agatanga n'impanuro zitandukanye cyane ku babyeyi bita ku bana. Hanyuma nagira ngo nkubaze. Yego. Ibijyanye no ku bana ho ndagushimye cyane. Hari icyo wongeraho? Ku bana gusa. Ariko wambabarira mbere yo kuvuga ku bana ko nabivuzeho kenshi, nkavuga no ku bijyanye n'inzoga. Ngaho zivuge, utereke iyo mashini hasi. Tereka iyo mashini hasi utwereke noneho ibijyanye n'inzoga. Ibibi by'inzoga nibyo shaka cyane kuruta ibyiza. Bishobora kuba ari byo bikeye. Ni ukubera iki? Umusinzi ahura n'umuhanda. Umusinzi ahura n'umuhanda gute? Yanywereye mu kabari, ariko ari mu muhanda. Kwangiriza abayobora umuhanda, ari kwangiriza ibinyabiziga. Arimo aratukana, arabangama, ari kunyara mu byatsi. Yes. Ariko nibaza ukuntu umusinzi aho n'umuhanda, nibyo nzabagezaho ubutande kubikorera gahunda yo kugira ngo nzagaragaza uburyo umusinzi arinda ava mu kabari akisanga mu muhanda bakamugonga. Kankubaza ikibazo cyihutirwa, baburetse tugende gake. Unywa inzoga? Yego. Nubu urayifite? Nubu ni mitsingi ihuza umuryango. Ndagira ngo umbwire amakosa 3 inzoga zagukoresheje ukumvura zanze neza. Reka nzivuge. Amakosa 3. Reka mvuge muri imwe. Vuga 3. Umuntu yanyweye inzoga mu kabari, kandi yishyuye, yagiye kubangamira polisi mu muhanda. Ntubyumva? Icya kabiri, leta nidutera inkunga kugira ngo abantu banyweye inzoga aho bazinywereye
babashe guhabwa serivisi zo kuruhuka bere kujya kwica umutekano wa polisi. Bivuze ko ibyo ngibyo murabikoraho ubushakashatsi, uzatanga ikiganiro kirambuye ubutaha. Murakoze, ndabashimiye. Hanyuma nagira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu nkubaza utubazo twihariye. Sibyo? Yego. Kuva wavuka hari umuntu wari bwabeshye ko umukunda? Gukunda byo buriya nabigereranya nk'umuntu utwaye imodoka. Ikibazo kirabaza kiti kuva wavuka hari umuntu wari bwabeshye ko umukunda? Reka nzabitegure. Uzabitegure. Uyu munsi rero wabereye ibamba. Hanyuma turakomeza n'ikibazo cya kabiri. Sibyo? Yego. Hari abantu bavuga ijambo ry'Imana, ndavuga bavuga butumwa. Yego. Ashobora kuba yarabyigiye, ashobora kuba atarabyigiye. Iyo mvuze kubyigira ugashobora kuba ari pasiteri cyangwa se ari umudiyakono usanzwe. Yego. Barangiza nimugoroba ugasanga bafite icupa ry'inzoga mu kaboko cyangwa se ahantu mu kabari. Abo bantu wemera ko babaho cyangwa barabeshya? Reka mbanze mbisubize neza mu magambo. Abavuga butumwa babwiriza neza ku manywa, nimugoroba ugasanga bafite icupa bararicigatiye. Wemera ko abo bantu babaho cyangwa ntababaho? Erega buriya abantu baroroshye. Ahubwo ikibazo nizo Bibiliya dusoma. Abantu banywa inzoga bavuye kubwiriza cyangwa bakanywa inzoga mbere yo kujya kubwiriza, wemera ko babaho cyangwa ntababaho? Abo bantu ndabasobanura mu buryo butandukanye. Abo bantu hari impamvu tuzabirebera undi mutima. Tuzabirebera igisubizo mu kiganiro gitaha. Yego. Babwira ati ni Kasuku Record Studio, turi mu kiganiro na Kariste Sabimana, akaba ari pest controller nk'umwuga. Hanyuma akaba yifuje gusobanura abantu ibijyanye n'akazi akora. Hanyuma agatanga n'impanuro ku babyeyi. Nagira ngo rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nimba hari umuntu usuhuza umusuhuze, nimba hari umuntu ushima umushime, nimba hari ababoss ushaka guha nimero yawe bakazaguhamagara ukabakorera ubusafi, no problem. Hanyuma nurangiza umbwira uti nari bumusa dusohoze dutaha. Ibintu bikeya cyangwa se mvugeho iminota itarenze 2 kanyikoresha. Ushime, utanga adresse, unenge, hanyuma udusoreze ikiganiro. Hari abantu babiri nshaka gusuhuza niba mwanyemerera. Basuhuze rwose. Basuhuza abantu bose mu gihugu bitwa Providence. Providence uramusuhuza cyane. Umusaza w'umutaramu gutya. Hari n'abavoka bafite abana ba Providence. Nabo ndabashuhuje. Hanyuma nta mukunzi ufite wakwifuriza intashyo? Nta ntashyo mfite, ahubwo ndumva nshaka ukumera kw'igiti, ariko numva nshaka kuzahura na Perezida Paul Kagame ngewe nkamubwira idiro. Okay. Babwira ati ni Kasuku Record Studio. Karisa akomeje kuvuga ko yifuza guhura n'umukuru w'igihugu. Ibyo biroroshye, nzi ko amaherezo bizakunda. Nakubwiye inzira wacamo harimo kwa audience, harimo no kuba mwahurira mu biterane aho yaba yasuye abaturage. Hanyuma rero nagira ngo tugane ku musozo. Hari ikindi wongera ku biganiro twagiranye? Ndashoje ku burezi kandi nkashimira Perezida Paul Kagame. Ndashoje. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, Mitsingi igura ngahe? Mitsingi rero burarirwa nayo ntago niyigaya kuko burarirwa ni umuti, nayo ni nka za paracetamol. Nubwo nyamamaje nta kintu yampaye. Igura ngahe? Reka nzakomeze mu biganiro ko nzakora byinshi. Okay. Babwira ati ni Kasuku Record Studio, tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mukomeze mugubwe neza, turi kumwe na Kariste. See you next time.